Yes, ni Muhima w'imyaka 25 ndetse na Tereza w'imyaka rwose mirongo inani nitanu. Ni hariya mu gihugu cya Kenya, akaba ari abantu rwose bagiye kuba bashyingirana. Amahoro n'imigisha bikomeze kugenda byibanira nawe wowe ukurikiye Kigali Top News. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho inkuru zigiye zitandukanye, inkuru z'imyidagaduro, inkuru ziba ziri kugenda ziba hirya no hino muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi. Turabashuje kandi turabashimiye mwe mwese muba mukomeje kugenda rwose mukurikirana Kigali Top News. Wowe wakanze subscribe, tukomeje kugenda rwose tugushimira. Tukwibutsa ko niba utarayikanda rwose kanda subscribe, niryo jambo ritukura, ukore kukazogera notification yacu ijye ikugereraho ku gihe. Wowe rero uherereye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi hose muri rusange nko mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Uburasirazuba, Uburengerazuba, izo ni intara zose rwose zigize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, turagushuje. Nawe uherereye mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi hose muri Afrika muri rusange n'ahandi hose ku isi. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye. Mwagiye mwiyumvira ibintu rwose byagiye bivugwa ku bantu bagenda babana rwose barutana cyane mu myaka se, cyangwa umwe akiri mutoya undi ari mukuru. Ibi byabaye rero noneho bikaba ari ibintu byatangaje abantu batari bakeya hano kuri iyi si rwose. Ni ibintu bikomeye byibereye ari mu gihugu cya Kenya, aho umusore w'imyaka 25 yonyine y'amavuko, umusore witwa Muhima ari mu gihugu cya Kenya, yatangaje ko agiye gushyingiranwa n'umugore se cyangwa n'umukecuru, akaba ari umukunzi, avuga ati rwose ni umukunzi wanjye w'imyaka 85, bamwita Tereza. Ni Tereza y'imyaka rwose 85. Yavuze ati nubwo rwose abantu bari kugenda bavuga ko ngiye gushyingirana rwose na nyogokuru, ati nge ndamukunda ati kandi sinitaye ku byo abantu bavuga. Uyu musore rero ni umusore rwose, ni inkuru yagiye hanze ku munsi w'ejo, ni ku itariki 6 Mata, nibwo iyi nkuru rwose yagaragara mu gihugu cya Kenya ku bitangazamakuru byari mu gihugu cya Kenya, bivuga ko rwose uyu musore agiye kuba yashyingiranwa n'uyu mukecuru. Abantu bagiye babivugaho ibintu bigiye bitandukanye, ukuri nako rero uyu musore nawe rwose yagendaga ajya mu bitangazamakuru avuga ati rwose ibintu icyo bavuga icyo ari cyo cyose, ati rwose nta kintu bimbwiye, ati niteguye kuba nashyingiranwa n'umukunzi wanjye rwose. Tereza rero akaba ari umuntu rwose ufite abana 8 ndetse n'abuzukuru 20. Nawe yavuze ko yishimye rwose ko kuba agiye kuba yarushinga n'uyu musore Muhima w'imyaka 25. Tereza yagize ati mfite abana 8 n'abuzukuru 20. Ugereranyije n'imyaka y'umukunzi wanjye, yakabaye umwuzukuru wanjye rwose wa 5. Arankunda nanjye ndamukunda, niteguye kwambara agatimba n'impeta rwose. Ni amagambo akomeye uyu mugore rwose imyaka 85 yatangaje rwose ku kinyamakuru cyariya muri Tanzania. Ni ibintu rwose yagiye avuga rwose ku rukundo rwe n'uyu mugabo Muhima. Muhima rero yavuze ko rwose Tereza yatangiye kumwita umugabo we kuva batangira urugendo rwabo. Yagize ati niyo mahitamo yanjye, uyu ni umunezero wanjye nk'uko abandi nabo bafite ababo. Rero rwose Muhima akaba agiye agaruka ku bikomeye cyangwa se ku bagenda bamwita rwose bavuga ngo aya ni amahano. Muhima yagize ati mbere yo gushimisha abantu, banza wishimishe wowe ubwawe. Nafashe icyemezo, nawe mbanje kugisha inama, rero nibandekere amahitamo. Ati buri muntu wese rwose agira amahitamo ye. Ni umusore w'umujene wahariya mu gihugu cya Kenya rwose, akaba ari umusore w'imyaka 25,
ni umusore rwose ugiye gushyingiranwa n'uyu mukecuru bita Tereza w'imyaka 85. Biragaragara ko rwose ko bari mu rukundo rukomeye cyane, aho rwose bagiye bagaragaza amafoto y'urukundo barimo kugenda batamikana utuntu tugiye dutandukanye, aho batamikanaga rwose imineke, batamikana n'utundi tuntu, bakagaragara rwose basomana umunwa ku wundi, ndetse ntibatinya no kuba babishyira hanze bavuga ati rwose ni uburenganzira bwacu, turi abantu bakuru ati kandi turakundana. Uyu mukecuru rero cyangwa se uyu mugore Tereza akaba yavuze ko rwose ugendeye ku myaka ye, uyu musore Muhima akaba rwose ngo yaba umwuzukuru we wa 5. Urumva ko ni ibintu bikomeye rwose, ni ibintu na hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tutatinya kuvuga ko ari amahano kuba umwana rwose yaba agiye gushyingiranwa na nyirakuru. Mundi ikintu kimenyereye rwose hano muri Afurika nuko abantu bashyingiranwa imyaka yabo byibuze haba harimo nk'ikinyuranyo kitarenze imyaka 8 iyo byabaye ibintu bikabije. Ibi rero ni ibintu byatunguye abantu rwose, aho harimo ikinyuranyo cy'imyaka 60. 60 akaba ari imyaka myinshi cyane. Ni ibintu rero abantu hariya mu gihugu cya Kenya bagiye batangazaho ibintu bigiye bitandukanye, ndetse na hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose abantu bakaba bagiye babitangazaho ibintu bigiye bitandukanye. Ni ibintu nawe udukurikiye rwose byagutera kumirwa, ni ibintu byatera buri umwe wese kuba yabyibazaho. Wowe rero rwose ukomeje kwibaza, aba bantu rero bakaba bagiye mu itangazamakuru bakavuga rwose, bakavuga bati twebwe turiteguye ati kandi ntiduteze guhagarara, ati twiteguye rwose nyuma y'ibi ngibi, twiteguye kuba twashyingiranwa. Uyu musore Muhima rero ngo ubwo uyu mukobwa cyangwa se uyu mukecuru w'imyaka 85 Tereza yamujyanaga cyangwa se yamujyanaga iwabo se, uyu musore ngo bamuciye rwose inka 12, inka zisaga 12, akaba arizo azashyingira rwose uyu mugeni wese cyangwa uyu mukunzi we Tereza. Uyu musore nawe rero akaba yatangaje ko yiteguye kuba yazitanga akegukana umukunzi we, ndetse bagashyingiranwa ku mugaragaro, bagashyingiranwa mu buryo bunyuze mu mategeko, ndetse n'uburyo rwose bakajya n'imbere y'Imana bagasezerana kuba bakwibanira burundu. Abantu benshi rero bagiye babyibazaho ibintu bigiye bitandukanye, bavuga ati se uyu musore ashaka kuba yikurikiye indonke, ashaka kuba yikurikiye wenda imitungo y'uyu mukecuru, aricyo kintu cyaba kimurangaje imbere. Abantu bagiye bibaza niba uyu musore rwose yabagiye afite target zitandukanye kuri uyu mukecuru. Ariko uyu musore nawe yavuze ko rwose nta na kimwe amukurikiyeho, ati mfite amaboko nanjye ibyo ari byo byose nabyikorera, ati kandi ntacyo mbuze. Ati uyu muntu rwose ati nge ndamukunda, ati kandi natangiye kumwita umugabo, nawe anyita umugore. Ati rwose ubwo twakundanaga, ubwo twatangira gukundana. Nganyo nguko rero ibiri kubera hariya rwose mu gihugu cya Kenya byatangaje abatari bakeya. Tukubwira ati ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye. Niba ari ubwa mbere ubashije kuba wakurikirana Kigali Top News, tukubwira ati kanda subscribe ujye ubona amakuru abagiye atandukanye. Niryo jambo ritukura ukore kukazogera notification ijye ikugereraho ku gihe. Turabashimiye mwe mwese rwose tuba dukomeje kugenda twibanira umunsi ku munsi, mutwereka rwose cyangwa se mudushyigikira mu bushobozi bwanyu. Tubifurije amahirwe n'imigisha rwose mu mirimo igiye itandukanye mukomeje kugenda mwikorera. Ni Kigali Top News iba ikomeje kugenda ikugezaho amakuru abagiye atandukanye.